Hari ukuntu uba wumva uhuze cyangwa se unaniwe cyangwa se ukaba udashaka ko hari umuntu n'umwe uguhamagara kandi ushaka gukomeza gukoresha telefone yawe bisanzwe kandi wowe umuntu uwo ari we wese ushatse ukamuhamagara, rero ntabwo bigusaba kuzimya telefone ahubwo hari kode yo kudahamagarwa, gusa umuntu ukohereje mesaje iraza ukayibona ariko nta muntu n'umwe uba ushobora kuguhamagara, rero niba nawe wajyaga ubyibazaho byose tugiye kubireba muri iyi videwo. Kode yo kudahamagarwa rero ni akanyenyeri 21 akanyenyeri 175 urwego. Iyi kode iyo yanditse muri telefone yawe nta muntu n'umwe ushobora kuguhamagara, gusa ushobora no kwandika akanyenyeri 21 akanyenyeri 175 warangiza ugakurikizaho imibare 7 ihera kuri nimero yawe, nta muntu n'umwe waguhamagara. Iyi kode reka tuyikoreshe turebe: akanyenyeri 21 akanyenyeri 175 urwego, ugahitamo simukadi ariyo udashaka ko baguhamagaraho, murabona hari akamenyetso gahise kaza hano, ubu bishatse kuvuga ko nta muntu n'umwe ushobora kumpamagara, gusa abo nashaka bose nabahamagara kandi uwanyohereza SMS nayibona ariko ntabwo ashobora kumpamagara bikunde. Rero ushobora kwibaza uti iyi kode wayikuramo ute igihe umaze kuyishyira muri telefone yawe, wenda igihe wumva uhugutse ushaka gusubiza telefone ku murongo, ushobora kwibaza uti iyi kode nayikuramo ute? Rero iyi kode kugira ngo uyikuremo uraza ugakanda urwego 002 urwego, ugahitamo ya simukadi wari washyizeho kode, murabona ko ka kamenyetso gahise kagenda, ubu noneho uwanshaka wese yampamagara kuko telefone yanjye nayishubije ku murongo.